Ubwo ako kanya muganga yansabye kuzamura ikanzu ngo antere urushinge ku kibuno, nuko nzamura ikanzu, manura ikariso ho gatoya, ntega ikibuno antera urushinge. Muri ako kanya amaze kuntera urushinge nahise nzamura ya suve ndongera ndambara, nuko mu guhindukira muganga ahagurutse nyine kumwe ugiye kujugunya udupamba, udushinge, ibintu umaze gukoresha hirya muri puberi, mbona muganga yashyukwe bya hatari, n'inyuma gutya ku ipantaro nyine birimo biragaragara ibintu bye byabyimbye kandi cyane. Numvishe bintunguye bya hatari, ni ubwa mbere nari mbonye umuganga washyukwe pe, nguma kubyitegereza mu mutima nkavuga se nibyo cyangwa, kandi nanone ninjira siko byari bimeze. Numvishe bintunguye ngira amatsiko, muri ako kanya nibwo namubajije nyine nk'umuderanja, ndamubaza nti muga ibyo byose ni ibidudu cyangwa? Arangije arambwira ngo ngo mabuja ngo umbabarire, ngo nanjye bino bintu ni ubwa mbere bimbayeho pe, ngo ndabizi ngo katari ubunyamwuga, ngo muri kano kazi kacu ntabwo uba wemereye gushyukwa cyangwa ngo urebe umugore umwifuze cyangwa ngo ube wanamubwira ko ari mwiza, ngo ndabizi pe, ngo katari ubunyamwuga, ngo nanjye ni ubwa mbere bimbayeho, ngo ariko ngo wa mugore we ufite ikibuno cyiza pe, ngo nkirebye sinshyukwe naba ndwaye, ngo nagiye mvura abagore benshi, ngo ntera udushinge abagore benshi, ngo kandi bose mbatera ku kibuno, ngo ariko nta mugore nigeze ndeba n'uyu n'umwe ngo mere nk'uko nguko ubibona, ati ni wowe wa mbere, ngo ufite ikibuno cyiza, ngo gisa neza, ngo noneho ngo by'umwihariko ngo nkunda umugore ufite ubwoya, nkibona ngo umugore ufite ubwoya, ngo ubundi ngiye ngo numva ngo mwifuje bya hatari, ngo ariko ngo noneho ngo ukuntu ngo ikibuno cyawe giteye ngo kinteye irari, shanga uri mwiza cyane pe. Numvise ntunguwe cyane, nuko nahise nicara aho ngaho muri ako gatebe, muganga anyandikira nyine agafishi, anyandikira itariki nzagarukiraho, arangije arambwira ngo shanga umugabo wawe ngo yarakize cyokoze pe, ngo yaranezerewe, ngo kugira umugore mwiza nkawe. Ambwira iryo jambo numvishe ankomerekeje cyane, nibutse ukuntu umugabo wanjye atankunda, nibutse ukuntu umugabo wanjye ubu bwiza uyu muganga arimo aravuga umugabo wanjye atabubona, nibutse ukuntu yewe no gutera akabariro aba ari wa mugabo ugira vuba vuba ngo yigendere, numvishe ankomerekeje. Ndangije ndamubwira nti sha muga, wenda ibyo uvuze simbizi koko niba ndi mwiza, ndamubwira nti ariko uwambaye ikirezi ntabwo ajya amenya yuko kera, nuko namubwiye. Muganga nibwo yahise abona ko mpindutse, abona ko ngize agahinda, arangije amfata ikiganza gutya mu ntoki, arambaza uti mama ko uhise uhinduka se, mvuze nabi kuba nkubwiye ngo umugabo wawe yarahiriwe kuba afite umugore mwiza? Ubwo muri ako kanya nahise ntangira kumuganiriza iby'urugo rwanjye, ndamubwira nti muga, nubwo ubona nje aha ngaha kwiteza urushinge rwo kugira ngo ntasama, nta na rimwe njya nishimira igikorwa cy'abashakanye ndi kumwe n'umugabo wanjye. Ndabimubwira pe, umugabo wanjye ni umuntu uza akantegura pe, yamara kuntegura akajya hejuru agahita agira vuba vuba ngo yirangirize. Umugabo wanjye ni umuntu utakinkunda nk'uko yahoze ankunda, ni umuntu utanyitaho, ni umuntu uhora umbwira nabi, akambwira ko ntacyo maze. Muganga ndabimusobanurira, ndamubwira nti uko ndeba mporana uburibwe bw'umugongo no mu nda, mu kiziba cy'inda, kubera buri gihe kurongorwa ariko sindangize. Ndabimubwira byose, ndamubwira nti uku ndeba mporana umushyukwe,
kubera ko umugabo wanjye ni umuntu uza hejuru agahita agira vuba agahita yirangiriza, aba agira ngo yikemurire akabazo ke, mu gihe mbere tugikundana yazaga akampa umwanya, ni umuntu wamaraga umwanya munini yarangizaga ari uko amubwiye nti narangije, ariko nyuma y'uko nsigaye mbona atakinkunda, igihe nyine bimuziyemo ahita aza agahita antegura agahita njya mu maguru, iminota ibiri bigahita birangira. Muganga yarumiwe, arangije arambwira uti gute ibyo bintu bishoboka, gute umugore mwiza nkawe ushobora kwicwa n'umushyukwe n'abagabo uruhuri bose baba baguhuriraho bifuza yuko mwaryamana. Ubwo muganga nahise mubwira nti rero abo bagabo koko baraza, ariko numva mfite ubwoba nkabigendamo gakeya. Muri ako kanya uwo muganga yahise ahaguruka, araza aranyegera arampobera gutya kuno umuntu agufata mu bitugu akakubwira uti humura nyine akagukomeza. Nanjye naramuhobeye pe, basi nari mbashije kubona umuntu nisanzuraho nkabwira ibintu byanjye ntarabwira n'undi muntu uwo ari we wese, kandi ikindi abaganga tubaziho ko bagira ibanga, numvaga mwisanzuyeho pe. Muri ako kanya umuganga twarahoberanye, nibwo nagiye kumva numva atangiye kunkorakora ku mabere, ankorakora gutya ku moko z'amabere, nari nambaye ikanzu nyine nini ya baze, nibwo nagiye kumva numva umuganga atangiye kunkora ku mabere. Nkumva atangiye kunkora ku mabere byonyine gutya gusa agikora ku moko, umushyuko wahise unzamuka ugurumana cyane, ntazi ahantu uturutse, ntangira kumva ubushyuhe mu mubiri ndetse n'icyokere cyinshi, nuko muganga naramuretse, numvaga ibintu turi gukora atari byo, ndetse by'umwihariko numvaga we ibintu arimo arakora ku muntu waje kumugana atari byo, ariko nabuze imbaraga zifata intoki ze ngo nzikure ku mabere, nawe yakomeje kunkandakanda imoko z'amabere gake gake, nuko nanjye ndamwihorera, arakomeza, nibwo nagiye kumva numva nyuma yo kuva ku mabere amanuye ibiganza inyuma mu mugongo, atangira kunkora ku kibuno, arangije arambwira mushango wa mugore we, uri mwiza cyane, ntago ukwiriye kubabara pe, ntago ukwiriye kubabara habe na gato. Muri ako kanya yakomeje kunkorakora ku mabere, numva umushyuko uranyishe cyane, numva nifuje kurongorwa muri ako kanya, kandi niyo nihangana n'ubundi umugabo wanjye ntabwo nari butegereze ngo naza kuza ngo arampe umwanya. Muri ako kanya nahise mpindukira ndeba uwo muganga, yari umuganga ubona usa nk'umugabo ubona ufatika tu, uri nko mu myaka 40 cyangwa 35. Ndangije ndamubwira nti muga, ko numva se ubu umpemukiye biragenda bite? Umuganga yarandebye arambwira uti ngo uhemukiye nte se kandi? Ndamubwira nti unteye irari cyane kandi nta muntu mfite wo kuremara pe, ubu biragenda bite koko? Muri ako kanya uwo muganga nibwo yambwiye uti urumva umeze nabi cyane se twirwaneho ahangaha kwa muganga, ko njyewe rwose niteguye kukwitaho kandi nkaguha ibyishimo, kandi nizeye ko naguha ibyishimo. Numvaga muri ako kanya twari turi aho ngaho yahita ayishyiramo pe, ariko nanone nk'umubyeyi ndongera ngira ubwoba, ndavuga nti se ko twaba turi gusambanira kwa muganga kandi bitemewe, byamenyekana ugasanga amakuru agiye hanze, noneho nkaba nsebeje urugo rwanjye nanjye ntisize ndetse n'umuryango, ndavuga ni hoya. Ndamubaza nti ahubwo se urangiza akazi sangahe, turebe ko wenda twareba ahantu twaza guhurira nimugoroba. Nibwo yambwiye ko shift ye irangira 9:00 za nijoro. 9:00 za nijoro buba bwije pe, ariko naravuze nti umugabo wanjye nashaka ntuke,
ariko ndaza kujya kwirwanaho. Muri ako kanya uwo muganga nibwo yambwiye ko ari n'umusore namusanga mu rugo atari ngombwa ko tujya gukodesha amarogi cyangwa hoteli, ngo cyane cyane ku kibazo cy'umutekano kuri njyewe kuko mfite urugo. Twahanye iyo gahunda, yaranditse ndataha, gusa nagiye umutima wanjye nta kindi kintu ndi gutekereza, mvuga nti buraza kwira basi mbone ngiye kureba uyu muganga. Bwaragorobye, saa 12:40 nibwo yampamagaye ambwira ko arangije akazi agiye gufata imodoka agataha. Muri ako kanya nari ndi mu rugo, ndabyibuka nari ndyamye kuko uwo munsi nari niriwe mu rugo. Muri ako kanya nanjye nahise mbyuka nitera amazi vuba vuba, nuko samuye mu kadomo nari maze kwambara pe, numvaga sinjye urarota ndi kurongorwa, numvaga mbikumbuye cyane kuko icyo gihe nari maze imyaka igera kuri 4 ntanezerwa mu rugo rwanjye. Narahagurutse njya kureba uwo muganga, ngeze iwe mbona ni umusore wifite pe, uba mu nzu nziza cyane ihenze, ugenda mu modoka nziza, mpita mbibona ko ashobora kuba akorera agatubutse. Tugeze iwe yabanje kunyakira, numvaga nshaka kubanza kunywa agacyayi, yarakampaye, nuko birangira nawe nyweye icyayi turasangira. Tumaze gusangira twari twicaye mu ntebe imwe n'ubundi, nuko hashize umwanya nibwo umuganga yandebye mu maso arambwira uti wa mugore we, ati ko numva nifuza kugusoma urabinyemerera? Muri ako kanya naramubwiye nti buri kimwe cyose ushaka muri aya masaha 2 nihaye uracyemerewe. Twatangiye kuryana iminwa, yaransomye numva basi bwarimwe nongeye gusomana n'umuntu, numva mu mutima wanjye mbohotse, numva kandi nishimiye ibyo ndi gukora kuko nabonaga nawe amfitiye irari ryinshi n'ubusambo. Twarasomanye, muri ako kanya ubwo tugenda dusomana, yewe natangiye kugenda mukuramo imyenda yari yambaye imyenda yo mu rugo, umupira n'ipantaro. Nangira kuzamura agapira ke nshaka kukamukuramo, aranyemerera nkamukuramo. Muri ako kanya nibwo nahise manura n'ipantaro yari yambaye, nuko maze kuyimukuramo n'umwenda w'imbere muvanamo. Yari umugabo mwiza cyane ushamaje no kumureba yambaye ubusa buri buri. Nuko ubwo nawe niko yarwanaga no kunkuramo ikanzu nari nagiye nambaye ikanzu ngufiya igaragaza imiterere, igaragaza amaguru, kuko numvaga nshaka nanjye ko uwo musore yaza kunyishimira ubundi tukagirana ibihe byiza. Ndabyibuka ubwo twari tumaze gukuramo byose, n'isutiye ndetse n'ikariso, yarambajije ngo ese ndakurongorera aho ngaho cyangwa dukoreshe agakingirizo? Numvaga njyewe icyo yakora cyose ntacyo kimbwiye, ikintu cyonyine nari nitayeho ko ari ukurongorwa gusa. Naramubwiye nti bikora uko ubishaka. Yarambwiye ati rero tugiye kwipima hano, nazanye tesite, ati ngomba kubungabunga ubuzima bwanjye kuko ndi umuganga, niyo kariyeri yanjye, kandi urwaye ntago wakora kariyeri nkora. Ubwo muri ako kanya nibwo twipimye, gusa numvaga njye biri kuntindira pe. Tumaze kwipima twasanze turi bazima nta kibazo, nabyo njye nari mbizi ko nta kibazo mfite. Muri ako kanya umuganga yaranteruye arantwara anjyana mu cyumba araramo, tuva aho ngaho muri salo. Yari umusore muremure ufite imbaraga, nibwo yahise andambika ku buriri. Mu kundambika ku buriri yahise atangira kunsoma ahereye ku birenge, ndetse
arabanza aransoma ku mano andi gatamano, niko yagiye azamuka ruguru ankozaho ururimi ku maguru, arakomeza mpaka no ku bintu, arabanza naho arahasoma nk'iminota nka 20. Numvaga meze nk'umuntu uri mu ijuru pe, byari biryoshye cyane kandi nari mfite ubushake bwinshi, numvaga mu mutima nanatuje nkaho ntarimo ndaca inyuma umugabo wanjye. Muri ako kanya uwo muganga rero nibwo nawe yangiye hejuru, ubundi aratangira anyonka amabere, arayafata arayasoma, ubwo niko nanjye ari kunsoma, ngiye kumva numva ayicometsemo. Yari nini cyane ku buryo nabanje gusa n'uwikanzemo, arambwira ngo humura ndabikora gake gake ntago ndi bukubangamire. Koko yabikoze buke buke, agenda ayindongoza gahoro gahoro kugeza igiyemo yose. Yarandongoye iminota igeze kuri 40 cyangwa se isaha, nuko muri iyo saha narangijemo 2 nawe aza kurangiza. Nyuma y'uko tubirangije numvaga ntarabihaga kuko byari biryoshye cyane pe. Twaruhutseho iminota mikeya nka 30, nibwo nagiye kubona mbona telefone y'umugabo wanjye itangiye kumpamagara. Atangiye kumpamagara nahise mwihorera, ndavuga nti ndamuvugisha nyuma, reka twiyongeze akanyuma ubundi ntahe. Twariyongeje pe, gusa iya kabiri yo ntiyatinze, yamaze nk'iminota 30 kandi rwose nayo narongeye ndarangiza nawe ararangiza. Birangiye narahagurutse nitera amazi vuba vuba, ubundi ndamushimira, ubundi ndataha. Iryo joro ryanze kumva mu mutwe pe, kuko nyuma y'uwo munsi n'uwo musore yakomeje kunyitaho, ambaza uko meze, ambaza uko meranye n'umugabo, dukomeza kugenda tuganira. Nyuma y'amezi 2 ibyo bibaye, ndabyibuka nibwo nari ngiye gusubira kwiteza agashinge. Twumvikanye ko araza kugataha niwe mu rugo, nkaza kujyayo akaba ariho akanterera tugakora n'ibintu byacu. Twarongeye turaryamana ubugize 2, ndetse uwo munsi nibwo yambwije ukuri ko yankunze, arambwira uti naragukunze cyane ariko ntago nagushuka ngo usenye, ariko wowe niwumva ushaka ko tubana, n'ubundi niba utishimiye urugo rwawe uzasabe gatanya, dukore mariage, twibanire nk'umugabo n'umugore. Numvaga nanjye mukunze pe, ariko ndavuga nti abagabo baraharara, reka mbe mwihoreye. Twakomeje kuba muri ubwo buzima, turyamana rimwe na rimwe, nuko nanjye ndagenda ndanezerwa, nongera kwishimira ubuzima. Numvaga nezerewe mu buzima bwanjye kuba mfite umuntu unyitaho, umpa n'ibyishimo. Nuko nyuma y'umwaka umwe gusa ndi muri ubwo buzima, numvaga ntuje ndetse byaguma gutyo. Nyuma y'umwaka umwe uyu muganga yatangiye kugenda anyicaho gake gakeya, nuko bitangira kumbabaza, mbona ko abasore bose ari bamwe, iyo amaze kuguhaga atangira kukuburira umwanya. Nuko umunsi umwe yarampamagaye ari nimugoroba, arambwira uti wa mugore we, ndagukunda cyane ariko buri uko dutandukanye nzi ko ugiye gutaha mu rugo rw'umugabo, biranyangiza mu mutima wanjye. Rero ntabwo nakomeza kuryamana nawe gutya, kwaba ari ukuguma niyica niyangiza muri njyewe, ahubwo niba basi bitakunda ko wambera umugore, reka turekere aho ne kuguma nibabaza. Naramubwiye nti igihe gitoya mbitekerezeho nzaguha umwanzuro.
mu by'ukuri mba numva nanjye nagenda pe tukibanira, ariko undi mutima ukambwira ute se we wamwizera gute ko nyuma y'igihe ataza guhindukira nk'uyu mugabo wawe, akakurambirwa, akaguhaga ndetse ntanakwiteho. Ndagira ngo mungire inama y'icyo nakora. Ese ntandukanye n'uyu mugabo naba nihuse cyangwa naba mpubutse? Gusa nanjye numva ntakimukunze pe, nsigaye numva nikundiye uriya muganga.